Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristu, ni Jean Damascene ndagarutse, maze igihe kinini ntaboneka ngira ngo niba ntibeshya mperuka kuri YouTube channel kuri uru rubuga mu kwa munani umwaka ushize wa 2025. Ni ukubera nasubiye ku ishuri n'ubuzima urumva mba ngomba no gushaka ubuzima, ntabwo biba byoroshye, ariko iyi nayo ni indi yakabaye impamvu ibumvisha ko rwose abantu baba muvuga ngo ndi ku rubuga rwa YouTube mu ivugabutumwa ngo nshaka amafaranga. Ntabwo ari amafaranga yanzanye ku rubuga rwa YouTube, ahubwo ni ukubera ivugabutumwa ngira ngo dusangire twebwe turi mu rugendo rujya mu ijuru. Muri aka kanya rero ntabwo impamvu itumye nza ku rubuga ari ukubera ubutumwa bwanjye bwite, ahubwo ni nk'itangazo cyangwa mesaje ntanga kubera ijambo ry'Imana ryanyuze ku muvugabutumwa witwa Solange, irindi zina ntabwo ryibutse, asaba abanyarwanda bose aho baherereye kuri iyi si, hano mu Rwanda, muri Amerika, mu Burayi, hose ngo dufate amasengesho y'iminsi 3 seki. Ni ukuvuga ngo ayo masengesho ni ya yandi atavuga ngo ni amasengesho yo gusenga wiyiriza, bivuze ngo ni ukuyasenga atari bya bindi byo kuvuga ngo reka mare kuyasenga ubundi ngende ndye igisahane cyangwa nkubite ikirindazi kimwe, oya, ni ugusenga wiyiriza ubusa iminsi 3 ikarangira. Ubwo rero impamvu Imana yifuje ko abanyarwanda twese twayasenga, ntabwo umwana w'umuntu yapfa kubisobanukirwa. Imana yo ubwayo yo ireba igihe isi yatangiriye, ikareba aho isi izarangirira, ni Imana, ni Alufa na Omega, niyo ibiza impamvu, ikareba ikavuga iti ejo bundi bimeze gutya, ariko umwana w'umuntu asenze hari icyo namukorera. Ubwo rero Imana yo yasabye ayo masengesho, ndifuza ko namwe bakunzi banjye, bakunzi b'uru rubuga, bantu dusangiye urugendo rujya mu ijuru, tuyafate natwe tuyasenge ayo masengesho y'iminsi 3, kuko Imana yo ubwayo niyo izi impamvu. Dusengere u Rwanda nk'igihugu cyacu, dusengere umuyobozi w'u Rwanda ukiyoboye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Imana yo yategetse ayo masengesho, niyo izi impamvu. Kandi nanjye impamvu nagize ngo mbashishikarize gusenga aya masengesho, ni uko nzi neza ko amasengesho hari aho yankuye, hari n'aho yangejeje, hari icyo yamfashije. Ni ukuvuga ngo iyo usenga hari ibintu byinshi biba birwanira imbere yawe wowe utabona, ariko bikaba bihari, Imana ikabasha kubikuraho, cyangwa se nubwo itabikuraho byose, ariko ibyari kuguhitana yenda bikagukomeretsa gusa, ariko ugakomeza ukabaho. Ni ukuvuga rero ngo ndi umutangabuhamya, nubwo ntabashije gusobanura muri aka kanya ngo mvuge from A to Z ngo Imana yankorera ibi n'ibi kubera amasengesho, ariko hari icyo Imana yankoreye namwe kandi irakibakorera, mwabishaka mutabishaka, mwabimenye mutabimenye. Ubundi si na Solange wenyine aya masengesho, iyi mesaje yanyuzeho, yanyuze no ku mesaje Imana yagiye iyinyuza no ku bandi bantu, ariko
by'umwihariko yenda Solange we yashoboye guperesiza iminsi, aravuga ati guhera tariki ya 26, 24 na 25 tuzabe turi muri aya masengesho, n'amasengesho y'iminsi 3. Yenda umuntu ashobora kumenya iyi mesaje ishobora kumugeraho ikerewe, cyangwa se mesaje Solange yatanze imugezeho akerewe, nawe iyo minsi 3 wakwibwiriza ukavuga uti reka nyifate. Ntekereza ko uzamenya ubutumwa nyuma ntabwo bikwiye kuba byamubuza gufata ayo masengesho. Yego. Matayo 17:21 hagaragaza ukuntu gusenga no kwiyiriza ubusa byirukana amadayimoni y'ingufu zikomeye, y'amadayimoni akaze cyane. Ubwo rero twese tuyafashe byaba byiza, kuko ntabwo tuzi impamvu Imana yayasabye. Imana yonyine niyo ibibizi, kuko niyo ireba ibiboneka ikareba n'ibitaboneka. Hanyuma iyo ukora amasengesho yo kwiyiriza, niba uvuze ngo ni umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, wirinda bya bindi byo kwinyabya ngo reka nkore mu isahani, ngo reka mfatemo agafiriti kamwe, cyangwa reka nkubite akarindazi kamwe. Oya, iyo wafashe gahunda yo kwiyiriza uba ugomba kwigerageza ibishoboka byose, iyo gahunda ukayinjiramo kandi ukayisoza. Ubwo rero ngewe ntabwo mfite ibindi bintu nshaka kuba nakongeraho, yenda nongeyeho akantu gato cyane, navuga ko Imana ikunda u Rwanda igakunda n'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo niba uri Umunyarwanda aho uherereye ku isi hose, menya ko Imana igukunda kandi igakunda n'igihugu cyawe. Ibyo rero kuba Imana ikunda u Rwanda n'Abanyarwanda, nigeze kubivuga, reka nongere mbisubiremo, ni nayo mpamvu Satani nayo yanga u Rwanda ikanga n'Abanyarwanda. Yego. Ubwo rero Imana ishimwe cyane, reka duhurire mu masengesho atangira mu kanya. Nagerageje gukora ibishoboka byose ngo ntange iyi mesaje kuva aho nayimenyeye, mpereye mu gitondo kare cyane, ariko ntibyanshobokeye. Cyakora Imana ishimwe ko uyu munsi urangiye mbigezeho.